bintu biragenda bikabyimba bikaba ibibyimba binini bikameneka bigasandara bigasenya umuryango. Ibyo yatutse umugore we byahatari n'uburyo yenze kumukubita. Umugore amubwiye ko ari yo mpamvu agira sous-estimation arigaye mu mutima ariko ntiyabyereka umugore. None se Jo tubwizanye ukuri urwo rugo wafashe ugahindura gereza ukaboha umuntu urimo kubyumva umutware wanjye yababa we urugo rwanjye wenda abashyitsi rerere ariko kubera ko ari manuka igikoni bikaba impamvu ituma urukundo rugabanuka. Niki kintu kindi uzamukora ngo yishime kandi yumva ari imbohe ubuso umuntu akugize imbohe ikintu yakugaburira cyangwa yakwambika ukishima niki yakubonaga umuntu w'ibogari mbega wa hatari akabona utikora urahumura bakunda gukoresha style ngo umuntu arahumura urumva sasa agasanga uramutse inkweto ikaba impamvu mufa mugatwana cyangwa ugona cyangwa ugona cyane cyangwa unuka mu kanwa. Yes, mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri Igihozo TV ni ya jene nyine ibahoza mu buryo butandukanye bagezaho ibiganiro bitandukanye ubuhamya bw'abantu bavuye kure cyangwa bari bamerewe nabi Imana ikabatabara nyine bagahinduka bakanahindura societe kuba nziza. Haba hari ijambo ry'Imana ririho TV naryo rijyaho nyine ariko ntago ari byo twibanda ntabwo byo mwibanda ku bintu by'igihozo guhoreza abantu guhumuriza kugira inama ifasha societe nyarwanda mu byiciro bitandukanye. Ubundi intego za Igihozo TV birumvikana n'izo ngizo nyine guhumuriza guhoza abantu ariko hari ukuntu umuntu avuga ati ngiye ubundi ngambiriye kujya nkora ibiganiro ngamije iki ubundi intego rusange cyangwa icyo bita objectif general ya Igihozo TV ni isanamitima. Okay, ngira ngo mwabyumvishe rero ni turi kumwe na Timamu Jean Baptiste no muririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wamenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye humura mwana wanjye turakomeje n'izindi nyinshi zitandukanye umuntu atarondora maze nyuma rero muri uyu mwaka 2021 aza kubona yuko nawe yagira uruhare mu gukomeza kubaka umuryango nyarwanda maze ashyiraho rero iyi social media ya YouTube yitwa Igihozo TV nuko atangira gukorera ibiganiro. Ati murakomeye rero ndakomeye urashima Imana wow ni byiza cyane. Nyuma yaho utangije Igihozo haryo bahageze nk'igihe kingana iki? Hashize igihe kitari kinini kuko hari yabanje kuba cano ibaho ibintu bisanzwe ngo twanye twakera noneho nyuma gatoya nza updating kugira ngo nyine ihinduke y'abantu rusange bayiboneho ibyo bashaka ye gupfa ubusa ibagirira umumaro nanjye ngirira umumaro. Hanyuma rero imaze amezi 3 ibaye yo nyine. Okay, uri kubona wena muri aya mezi 3 ibiganiro byawe byakiriwe gute byase wungutse abantu ubundi baravuga ngo ibundi habaho ubuntu butatu urumva Imana iguha ubuntu bwayo bukaguha abantu bagatanga ibintu mu buryo butandukanye. Mu bintu abantu batanga haba harimo inama n'ibitekerezo haba harimo n'amafaranga haba harimo ibikoresho harimo ibintu byinshi bitandukanye. Wenda mbere yuko twinjira neza mu mutima w'ikiganiro tugiye gukora nshobora kuguhamagara bakubwira ngo banzugira abantu wenda ushimira muri aya mezi 3 uvuga ngo hari abo ushobora kutaba mention amazina ariko ku buryo umuntu ushobora kwivuga ngo ndashimira ko muri aya mezi 3 Imana yampaye ubuntu bwampaye abantu none nabo bazagenda bampa ibintu mu nama n'ibitekerezo mu mibanire no mu bundi buryo butandukanye. Urakoze cyane ko kumbaza ikibazo cyiza cyangwa umwana mahirwe meza kuko ubundi ubutunzi bwa mbere bukomeye n'abantu. Iyo udafite abantu nta n'ibintu uzagira. Unagira ibintu udafite abantu nta burambe bw'ibyo bintu bigufata. Uburambe bw'ubukire uburambe bw'ubushobozi uburambe bw'ibyo uzageraho byinshi kugira ngo ube birambye nuko ufite abantu. Mu mezi rero ashize nkuko mbajije hari amezi nirwanyeho ndiranja ndibaga nyine hari amezi nk'abiri kuko yari cana isanzwe iriho imaze igihe kinini ariko nkeneye kujya updatinga ntago nahereye muri baba kuko nabanje kugerageresha imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye ndabikora
ariko ndashima Imana nko mu gihe kitaragera ku kwezi nungutse baba abo wavugaga b'inkoramutima kandi beza pe. Hari abantu beza ura no mu rusengero cyane cyane mwe kuko mu rusengero hari urusengero ushobora gusanga rufite abakristo bake ari kubineza cyane b'umumaro. Rero abafana b'Igihozo TV ni abanyamumaro ku rwego rurenze ugutekereza. Ntabwo nabivuga wenda ngo ABCD ariko cadre mbabonamo mu gihe gitoya tumaranye turimo dukorana uburyo bashyigikira uburyo babana nanjye uburyo bamvugisha uburyo wanyitaho uburyo banyimbira courage uburyo bateganya gutanga n'amafaranga yabo kugira ngo tuzamuke kuko hari ikintu tujya duca ku ruhande ugashima ngo baramvugisha ngo barankurikira hoya ntabwo bihagije dukeneye izindi mbaraga yewe sinange gusa n'abagenzi banjye bandi bakeneye izindi mbaraga kugira ngo bace kugira aho bava naho bagera. Ngewe rero niteguye gutera intambwe nyinshi kubera barakigikiye kabisa. Mwese rero aho muherereye mwavugishije uyu muririmbyi cyangwa uyu muhanzi byose ari kimwe mwumve yuko abashimiye cyane abari mu bihugu bitandukanye muri diaspora mu migabane itandukanye muri Canada muri USA muri Amerika i Burayi Australia na Oceania n'izindi mpande zose no mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Reka ntanga akajeste uri ubundi umuntu w'inshuti yawe ukwiye kuba mufitanya akajeste niyo utamuvuga izina ariko akavuga ati uyu nguyu ni nge wavuze. Dusabe n'abantu yuko gerageza ugira akajeste umuntu wawe mumenyanira ubundi umuntu yari umuntu wawe mugirana akajeste reka kuba akajeste nk'adamu y'abantu b'ingenzi sibyo. Harimo umuntu wambwira ati ntuzongere kumva ko udafite mushiki wawe kandi ndumva ushaka ko kumva ko ufite mushiki wawe ubi Burayi ni ikindi arakubwira ngo ntumve ko ufite sister gusa no uburanza wumve yuko ufite sister wawe uba wo muri diaspora uwase wa mbere kandi ugarimenya. Hanyuma rero hari n'umubyeyi wambwira ati yo ati ubu ngubu naraye ndeba ibiganiro byawe sinasinziriye nakubyaye basi ati naraye ku gise cyawe kandi ubizi ko umwana atangwa n'Imana. Imana rero yakumpaye ntabwo mbigusaba yamamagara mu gitondo cya kare ntabwo mbigusaba uri umwana wanjye. Arambwira ko nibi naba ngombwa ugize n'ikibazo nzaza muburane urabinyemerera cyangwa ubyemera nabwo ndabyemera tugiranye igihango ndamubwira turakigira. Urumva kuwa muntu ni ikintu cy'agaciro. Yego cyane. Reka nshimire undi muntu ugeze kwa gatatu ndavuga batanu ni benshi ubundi. Hari uwambwiye ati wambabariye ugategura indi konseri yarabihereye ubwo kuri ya nkuru navuga kuri ya konseri yahombye kanadezi ibibazo kubiyemo ibintu byinshi sinabyo bitugenza. Arambwira ati uzambabarire utegure konseri nzatega indege nze muri konseri yawe. Iryo jambo rimara ku mutima uzi uwo umuntu ushaka gutanga amafaranga angana gutyo igihe cye kingana gutyo kugira ngo aze kumushyigikira avuye kuri akaba yakora urugendo rw'iminsi ibiri mu ndege n'indi ibiri zamusubizeho iminsi ine aje muri konseri yawe. Uwo muntu ni umuntu w'agaciro nawe turakuvuze turamushimira ako ni kakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abandi ibaho umugisha. Ni wakangahe wa gatatu uwa kane nuwambye ati tima wagerageje ukabona sheri nkataka ubukwe bwe nkanagutwerera ko wangiye imbabazi ko numva nshaka gukenyera ko imikenyero iri miri. Uwo muntu nawe arakaze urumva. Undi muntu wa gatanu rero kugira ngo dukoreshe na agenda kuko bo ni benshi buri bundi Yesu yabivuze neza urangwa nafite ibibazo abagore no bamuhaga hafi kurushaho. Buri ugize ingorane ukabukennye abantu b'igitsina gore ubugendesheje mu bwiza ukuri buri abagabo ko duteye nyine turi abagabo ariko hari impuhwe tutagira ababyeyi bagira abadamu abakobwa bagira impuhwe cyane. Nunareba nawe wenda simbizi byabo ariko ngiye kurikije uko maze kubibona ibyo ni style niyo ngiyi. Noneho rero hari n'umuntu w'igitsina gabo wambwiye ati umva ko ufite mukuru wawe umva ko ufite murumuna wawe umva ko ufite papa nubwo amubuze uri muto utabonye n'isura ye ntaso wanyu ngewe ndahari. Umuntu wose wamubwiye batanu bagera nko muri 20. Nibyo byabere rero nakubwiye mu buntu bw'Imana buduha abantu bakaduhiba. Reka mwibutse inyongezo ndi basura mbere yo kumukongeza we nibyo nakubwiraga yuko ikimana ikorera umuntu ari ukumushyiraho ubuntu. Uretse ubuntu bw'Imana bukuriho abo bantu bari kubakura mwese wabavana he utariho ubuntu bw'Imana mwese wabakura he wabavana he se wabakura ndakongeje
nongeje babiri nyongeza babiri ndabaguha kuko umwe ntiyabahagije Yego. ubundi nuko nakomeza asaba inyongezo buriya ngiye kugura mu isoko ugakomeza usaba inyongezo abo burira barakwiyama mu buriya reka nkubwire ikintu wenda utaravuga abo ngabo buriya ikintu gikomeye cyane uzi ko gushima n'iki kiganiro gutyo umuntu cyumva biraguha n'abandi bantu kubera ko umwana ushima ahora yongerwa buriya abantu benshi hari umupasiteri wajya akunda kumbwira ubwo mbagiye muyobokamana gatoya kuko oya nta kibazo ari kuririmba hari umupasiteri wajya kumbwira ikintu arambwira ati buriya abantu benshi bajya gusenga bagiye gusaba imana ko ibakorera ibintu bafite ibibazo bitandukanye akaba ari byo bibajyana mu butayu hirya no hino atari ku muntu w'umunyabwenge ni wa muntu ushobora gufata umwanya wagafata iminsi 3 akaba ngiye kuyimara imbere y'Imana nyishimira ibyo yankoreye uhavana ibindi bintu byinshi byose ukeneye Imana yagusubije kubera ko mu kintu Imana ikunda amashimwe n'umuntu rero yaremye muri kamere ye nawe akunda gushima ubwo rero aba bantu ntibabifate hazard dore ko ibintu ngutunguje wenda twagambiriye ahubwo mba numva binjemo kuko baravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana ngaho ushimira n'abo bantu babiri ubundi tuzi twikomereza undi muntu rero ni umuntu wambwira ati mama wenda simfite ubukire humura mwana wanjye yaramfashije imfasha mu gihe iki ngiki yarazirikanye icyo ni icyambere yamfashije mu gihe kiniki yambwira umwaka arambwira ati rero icyo gihe narakirenze nageze ahandi hantu simfite ibyagukiza simfite ibyagukorera ibyamirenge simfite ibyagira gute ariko ntuzabure babyita ngo kahunga nibyo zirangeze ati ntuzabure kahunga rwose mwana wanjye byumbwira n'ubumva ufite ikibazo ndabwire se ko ntakunda kuvuga ambwira ati ntacyo basi nzajya nabibwiriza atari ntuzabura kahunga uwo muntu buriya ni umuntu w'umugabo kuko nubwo ubona abasitari batandukanye hirya no hino baba bafite ibibazo hari abantu babona abasitari bakumva ko uri umuntu mbega utagira ikibazo uri umuntu wageze mu ijuru uri umuntu udasonza kandi urasonza bashobora kukwinjukana mu nzu y'ubukode ushobora kubura ikintu ukoresha kuri iyo cano igahagarara uri kunyumva neza so uwo muntu abatekereza cyane yego hari na mugenzi we ntahita mvuga ariko nzamuheraho ubutaha yego hanyuma rebe kavuge uwa karindwi ni umuntu wambwiye atari ko wabaye mu rukundo wabantu bare basinka kwihoreza uri kubyumva buriya ijambo ryiza ntabwo ari ngombwa ngo uwo muntu wenda umuntu akundane ariko kuba gutekereza akabwira ati ufite abantu benshi bagukunda ntukagire ikibazo kuba rwose bimeze gutya kuba byaragenze gutya ayo magambo y'ihumure nayo abakenewe numvishe n'umwashyi n'umunani n'uwa reka turekera aho ngaho aba bari benshi ni benshi cyane ari wambwiye arambwira ati timamu big up tukuri inyuma timamu wubahwe utwo tumesaje twereka ko courage mu bintu wakoze ni byiza nabyo ni avantage ikomeye irushaho kugira niyo utaboneye amafaranga wanayihigamo wanakwibaga ariko ugakomeza ugakora ugakomezwa n'amagambo ya morali baguha abo bantu nabo gushimwa ni na benshi cyane noneho nabo gushimwa kubera ko muri kamere mu muntu ubundi baravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa hari abantu baba bari muri sosiyete babereyeho guca abandi intege usanga umuntu waki ntabwo bizagera reka atariko nkawe uri mu biki n'abajowe byanze n'abantu ugasanga ari kukudekuraje gusa cyane kandi uwo nguwo agusenya uzikoje ushobora kuba ufite muri wowe ikintu ntubashe kugikora kandi cyakagize umumaro ariko ukakinanirwa kubera wa muntu ugukeneye cyane ariko umuntu ukubwira ati genda natwe twatangiye byagenze gutya wowe akagutera courage ukabona barahari kabisa cyane cyane tutaretse gushima abantu barakoze subscribe bari umunsi ku wundi batureba umunsi mwubahwe kabisa kandi jo hari ukuntu buriya tugira ubusambo tugakabya gukora subscribe nta kintu bisaba nta kintu bagucaginga ni nkuko simbizi ni nkuko ubona umuyaga w'Imana uduhuha niba dutemberamo ukumva akayaga k'Imana nta kintu tukishyura sibyo so tubakangurire gukomeza no gushyigikira bagenzi bacu rero bahe no kuyobokamana TV no ku Gihozo TV n'ahandi niba uhanyuze ukabona akantu keza kora subscribe nushaka unigendere ntacyo ariko wagakoze yego
Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane mwabyumvishe tugiye mu mbamutima zo gushimira abantu twavuga bwakwira abashimye ni bake cyane kuko nubutse abantu benshi telefone bagenda kumvuti nkatekereza kumvuti kandi cyangwa nakubwira roti abantu utavuze w'ingenzi ntumukira koko ushimira tushobora agutega umutego ushimira abantu babondore ko unyibagirwe kwe oya ariko ashaka ko babaye uvuga ati uwo ndashimiye so ubyiye n'amagaye wabivugiye yego rwose ati mamu uyu muvandimwe uwo tutavuze ntagire ngo nuko adafite agaciro ntabwo yibagiye wa mwanya wawe wafashe amasaha ngahe uhamagara tukavugana tukajya inama umwandikira message yewe hari n'igihe wahamagara adafite umwanya n'ukuri ukemera ugatitiriza akarimbi akakwiyegisikizaho ukabyumva ineza yose wagize ku bw'uyu mukozi w'Imana Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bakora iguhereza umugisha cyane kandi byewe ndakubwira ngo nutabisari yo gukora neza byanze bikunze ntuzabura kubona umusaruro w'ibyo wakoze usimbivuze urakoze yese ni byiza cyane timu reka tugaruke noneho rero twinjire muri topic rero nubwo niyo yari ibayeyo ngira ngo iyi minota ya topic yindi ariko ntacyo bitwaye byose bifatanyiriza mwe kuhuzana ibyiza hari ukuntu ujya kubona ukabona wenda abantu bafite ukuntu bapfa utuntu dutoya ndavuga cyane cyane mu muryango muri iyi minsi mu miryango nyarwanda hagenda haboneka amakimbirane gutandukana kw'abashakanye amadivorce za bombori mu buryo bwinshi butandukanye ubundi nkawe wenda ni ikibazo mwibariza ni iki wenda wavuga kuri icyo kibazo ukibona gute ubona cyakemuka gute ni gute ubona umuntu yabihagararamo kandi akabasha kugira ku butsinzi wenda reka mbivugeho ariko ntabwo turi buze kubitindaho cyane icya mbere hari utuntu dutoya abantu bapfa kandi batazi ko ari dutoya jo umuntu ashaka kugira gutya agira gutya agateretana n'undi muri kwa guteretana kwabo ahambere ibintu bishobora gupfira ni uguhishanya byerekana ukuri kandi nanone kwa kuri bahishanye niko kubasenya mu wundi mwanya ejo muri rwa rugendo batangiye iyo ni impamvu ya mbere indi ya kabiri hajya habaho amahirwe yo gukomezanya hari igihe abantu babana bagapfa utuntu tudashinga ndetse wanakwita ko tuba tumeze nk'utudahari ariko duhari kandi turemereye reka nguhe urugero ngiye kuguha ingero nkeya icya mbere jo ushobora gukunda umukobwa mwahuraga yibrosheje mugahura yiteye parufe cyangwa niyo batayiteye ariko afite isuku kuko agiye guhura na sheri sibyo noneho wa mukobwa akaba ashobora kuba yikundira kurya ibitunguru ibiryo by'ibitunguru ikintu cyitwa igitunguru akaba agikunda akarya igitunguru kikamumukaho wowe ukaza kubyumva akenshi ari igihe utinya kumubwira utari kosesheje ibite cyangwa nimuguru ukabona yifashe nk'ibitariho kubera ko yumva nta nicyo bitwaye kandi arabikunda niguye rwose no kubireka wamumugoye kwa kunukira ibitunguru bigatuma umuntu urukundo rugabanuka mukabipfa kikaba ikibazo ashobora kumuka tungurusumu ashobora no kunuka igikoni yakinutse arimo gutegurira ibiryo urimo kubyumva umutware wanjye yababa we urugo rwanjye wenda abashyitsi rerere ariko kubera ko arimo nuka igikoni bikaba impamvu ituma urukundo rugabanuka ushaka gushaka umugabo utari uzi kanutse inkweto kandi kunutse inkweto ni indwara ivurwa igakira kwa kunutse inkweto kwawe yakubonaga umuntu w'ibogari mbega wa hatari akabona utikora urahumura bakunda gukoresha style ngo umuntu arahumura urumva sasa agasanga uranutse inkweto ikaba impamvu mufa mugashwana cyangwa ugona cyangwa ugona cyane cyangwa unuka mu kanwa utwo ni utuntu tw'impamvu dutoya duteranya abantu reka tuve kuri utwo tuntu kandi utwo twose tuba dufite umuti tuba dufite ukuntu twakemuka ibintu bigakomeza neza reka tuve kuri ibyo bintu ushobora kuba ugira umwanda mu buryo buri rusange busanzwe umugore cyangwa umugabo ntabwo ari ibyo gusa ushobora kubana n'umugore cyangwa umugabo bitewe n'ukuntu mubohera mu mugore cyangwa umugabo bikaba impamvu ituma mushwana hari umuntu umwe mu bafana banjye ubushize wampamagaye arambwira ati timubite ni sawa
ati nkora iki maze umwaka n'amezi 8 ariko meze nk'uri mu nzu y'imbohe. Nise bimeze bite mwe dusanzwe tuziranye. Ati urumva mugabo ngo rwose arankunda narashatse ubu twerekanaga kera. Narashatse ariko none ahantu bigeze sinshobora no gutarabuka nta hantu najya ntari kumwe n'umugabo nta nshuti nareba no mu mujyi sinahajya. Arafata n'imodoka kandi prasa kugira ngo mbashe kuva mu rugo. Sinshaka kuva mu rugo atantwaye. Ajya mu kazi ndamutse mvuye mu rugo ikibazo cyavuka. Niyo nshatse kujya muri siporo ni ngombwa ngo tuyijyane. None se Jo tubwizanye ukuri urwo rugo wafashe ugahindura gereza ukaboha umuntu sibyo umuntu yabaye imbohe reka kubyita ububohe yabaye umwana ucungwa akiri umwana mu rugo iwawe sibyo yumva ko azabona uburenganzira bwe ari uko amaze gukura aha kuri yashatse agiye kubaka urwo yumva azagiramo uburenganzira bwuzuye bwa burenganzira buvuyemo kumera nk'ifungo niki kintu kindi uzamukora ngo yishime kandi yumva ari imbohe ubu se umuntu akugize imbohe ikintu yakugaburira cyangwa yakwambika ukishima n'iki icyo kintu ni kimwe mu bintu bisenya ingo nyinshi cyane ntabwo ari ku bagore gusa hari n'abagore bazirika abagabo akaba ashaka ko uba mu kazi niba utari mu kazi aba kureba mu rugo cyane nzi umugabo w'inshuti yanjye baranamukubita aranamucapa umugore reka ngenda muzika ni inshuti yanjye ndanamusura arigigi arabara rimwe yigeze kugira gutya umuntu bakorana aramwimvita aramubwira ati mbabarira uze tunyurana ahantu nkugurira akantu ubundi akunda umupira noneho kubera uburyo batangiye babana akumva ko ari wa muntu nyine agomba kuzirika aho atangiye kumva ko yajya mu tundi tuntu nk'umugabo akumva ko afite uburenganzira nk'umugabo mu rugo rwe ikibazo kiravuka ndetse mpamya ko kigeze kuri revo umugabo avuga ati iyo Imana yifashe nkabona nk'akazi ko mu mahanga nkagenda ngiye gukora kuko sinatandukana abana bagiye bababara byangora muri iwacu mbega n'umuntu w'umukristo kandi ufite n'umuco sibyo udashaka gutakaza ikuzo tubyite gutyo hari abantu benshi bibaho bagakreye imirimo yo mu mahanga bakajya kure cyangwa mu ntara atari uko ya mirimo bayikunze barimo bahunga ikiziriko cyo mu rugo izo ni zimwe mu zindi mpamvu zikomeye zisenya imiryango icyo gihe sanze nyuma yo kubwire ka story rero umugabo aragiye bagiye kurebana umupira magafanta umuhungu ati se ko twakoze neza wumva ari nkakugurira akantu mugenzi wamugurira akantu kakaburushete n'ukabari atashye ibibazo biravuka induru yabaye uwo munsi nshuti yanjye ibintu bisenya umuryango ni byinshi ariko tubanze duse nk'abantu tugize ikintu kimwe twibandaho cy'ingenzi reka gufata umuntu ngo umugire imbohe kandi akenshi abagabo bagira imbohe abagore babo babereka ko babereka ko babakunda cyane batifuza ko n'undi muntu bavugana ntawe no umuntu umuretse ko ari mukuru akagenda akisanzura ukamuha ubwo burenganzira bwe byagutwara iki hari n'ikindi kintu gikunda gutera amakimbirane mu miryango ibintu bijyanye na telefone telefone ni atari telefone umugore arambika telefone ati zana verify umugabo arambika telefone ati ntarareba ntago rirema hari n'umuntu ushaka kuyima nta nikirimo uwo munsi bugasenyuka cyane rwose wenda n'ubundi umuntu ntabwo umuntu ashobora kwibaza impamvu waba uyimwima n'ubundi ari umuntu mwashakanye ariko hari diru abagore ni urugero wenda reka ntanga urugero umugore ashobora kuvuga ati hari ibintu byitwa blood shower yego ashobora kuvuga ati uyu mugabo ati muri uku kwezi nagize ama blood shower 3 nagiyemo ati umugabo abizi mubwira ati ampamwe n'amafaranga wenda n'urugero cyangwa mfata ku y'urugo sibyo none hakaba hari undi mukobwa twiganye nawe ugiye gushyingirwa bitunguranye bagakora indi blood shower ya 4 bakamutumira akaniyemeza gutwera kavuga ati ariko iyi blood shower umugabo abimenye nkurikije uko bimeze mwaka amafaranga ya 3 yabwiye none umugabo amenye izi bimira cyangwa izi bene ngiye gutanga byaba ikibazo mu by'ukuri ukumva ntabwo abikoze kubera umutima wo gusenya urugo rwafite sibyo ari ahubwo abikoze nyine
nk'ibanga ry'abamama sinzi uko nabivuga ngira kuri kubyumva niba nk'ibanga ry'abamama ni bwa bwisanzure tuvuga yego ariko akavuga ati umugabo nareba muri telefone akabona hari indi groupe ya Brandishawa yindi kerera uretse gato wenda utarakomeza wihangane ubundi umuntu ushaka kukubaka araguhisha unyumve neza icyo mubwiye umuntu ushaka kubaka mugenzi we aguhisha amafuti ye nubwo rimwe na rimwe guhishanya ari ikosa yego ariko hari igihe guhishanya biba ngombwa kugira ngo yirinde kugusenya yaba umugabo yaba umugore ari nayo mpamvu ngewe ku giti cyanjye nkundanye n'umuntu cyangwa mfite umugore nanakwirinda fone ye kuyirebamo rwose kuko iyo uyirebyemo hari n'igihe ubabazwa n'akantu katari gakwiriye kukubabaza aribyo bya bindi wari uri kuvuga urumva Brandishawa impamvu ntanze uru rugero byabayeho ku mugabo w'inshuti yanjye umugabo yahoraga areba muri telefone y'umugore umugore nyine byo ndi kuvuga gutyo umugore akaba ari umuntu sociable uyobora abamama ku rusengero rwabo akunda kuba ari mu birori by'abagore bagenzi be nyine bamutumiye umukuru w'ababyeyi gutyo na gutyo nyine urabyumva akaba akiri n'umukobwa yarayoboraga urubyiruko rwabo nibo bavuyemo barakingirwa bakomeza kuba inshuti noneho akora Brandishawa ebyiri mu kwezi umugabo aravuga ati rwose ibi bintu by'amabrandishawa ya buri mwanya ntabwo ndi kubishaka byawe sibishaka kavuga se mugabo ko nicururiza nkaba nunguka ko nguha raporo ko nta handi njyana amafaranga gufata ibihumbi 10 nkabitwerera umuvandimwe cyagutwara iki mu by'ukuri ko kereka niba ari ikindi kibazo wenda ko nawe nta kibazo dufite hano mu rugo kutabona nsesagura ati byaba bitwaye iki noneho agize ya gatatu hazamo ya gatatu aravuga ati noneho umugabo abimenye yanyica umugore ahindura password kubera icyo yoneye icyo yonyine avuga ati umugabo abonye ndi groupe yindi none yego byabyara ibibazo nkurikije uko twavuganye iwushije kandi nabwo uyu mukobwa twiganye yego uyu mukobwa nayoboye mu rubyiruko agashaka ndeba akagira gute bafitanye n'amabanga ni baby shower urumva ati none akaba agiye kubyara ntabwo nabura kumushyigikira no kujya muri ibi bintu bye ariko sinshaka ko umugabo wanjye agira ute abimenye ahindura password reka ngere mu rugo rero nk'uko bisanzwe ajye kwireba umugabo ati mpereza iyo telefone ataki arebye password yagize ute yarahinduye ati se kuki wahinduye password ati ntacyo ntagira ikibazo umugore ararira urumva mu by'ukuri ubwo turi kuvuga twatuntu dutoya cyane mu by'ukuri cyo si ikintu gikomeye yego umugabo ati hindura iyi password gira vuba zina ndebe ibintu uri kumisha arayihindura umugabo arareba muri message ubundi ahantu birukanyira ni muri message ziri personnel wajyanye n'abantu ku giti cyabo areba umugabo areba iki umugore agira n'Imana umugabo groupe ntiyagira ute ntiyabyitaho no suka ntiyabyitaho we yashakaga nyine urumva isatekereza bati byanze bikunze hari umuntu bari kumwe ari kumisha noneho ariko umugabo arakomeza insist kuki wahinduye password umugore kubera kuba umunyakuri aramwicaza amazi baramubwira umugabo urabizi ko ushize uko kwezi na fese Brandishawa imwe njya muri baby shower none haje ndi y'umugore ko twiganye twabanye gutya mubwira uburyo baziranye kandi nabonaga n'ubimenya noneho bizabibindi bituma mpindura password ati none ati nukuri niyo mpamvu ati ni groupe nari ndimo ngiruke nari ndimo nguhisha umugabo akurikije uburyo yari yarakaye n'uburyo yatutse umugore we byahatari n'uburyo yenze kumukubita umugore amubwiye ko ari iyo mpamvu agira sous-estimation arigaye mu mutima ariko ntiyabyereka umugore umunsi ukurikira aramuhamagara aravuga ati ninongera kurwanira kureba muri telefone yawe ninongera tuzamenye yuko nta bwenge mfite bwo kubaka urugo cyangwa nagushatse nagukunda kuko mbonye ko rwose umwe wanga gufungura password ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru na mudugudu yari kuwagera tinaje kugukubita urumva aho ari misomo ya nini oya cyane wenda jo tukiri aho hantu nta nubwo dushaka kujya mu bindi bintu byinshi turimo turarebera hamwe ese mugenzi wanjye turafiki ino saha hari n'abantu hari n'ushaka kuba ugiye
YouTube yanze gusanga umugabo we muri cyangwa muri salo ese ikintu turi gupfa ni ikintu gifite ishingiro ryo gupfa sibyo ugarura amaso inyuma kuko cyo akenshi ibintu bisenya abantu ni twa tuntu dutoya nyine nk'uko izo telefone ubundi hari amakosa amwe tujya tunakora cyane cyane tugaruke no ku bagabo kuki abagore benshi akenshi usanga akorera amafaranga ye ariko umugabo akamubuza uburenganzira koko ko uri umugabo kugenda ukayarira uko ubishaka ukayamwera uko ubishaka ukagurira inshuti zawe uko ubyumva ntakubaze ngo hasigaye angahe kuki umugore kuki akenshi abagore barenganira abantu ugasanga akorera amafaranga ariko nta burenganzira yagira ni ikibazo nyine icyo ni ikibazo utwo twose turimo kugenda tuvugaho nta nubwo twabisoza wenda ngo tubirangize ariko mu by'ukuri sosiyete nyarwanda abantu bose bumva ikinyarwanda turimo turapfa ubusa pe turapfa ubusa si no muri mu babanye gusa no mu rukundo abantu bapfa wenda uyu munsi reka tuvuge ku bubatsi tuzakora n'ikindi wenda tuvuga ko noneho ibyo abantu bapfa twatera mu rukundo kugira ngo ibyo abantu bapfa mu bakiri muri fiyansaye cyangwa umukobwa n'umusore bakundana ikibazo abantu benshi bibaza ngo nabwirwa n'icyo umuntu nkunda by'ukuri uwo muntu uramumenya nabwirwa n'icyo umuntu ejo uzananira dushaka kugendana ejo tukananira uramumenya ntabwo wamumenya baramumenya ahubwo urenga hantu ukaharenga ukigira ko ari utuntu tworoshye nyamara bya bintu biragenda bikabyimba bikaba ibibyimba binini bikameneka bigasandara bigasenya umuryango ariko icyo twari tugendereye ni ukubwira abantu cyane cyane ku mafuti cyangwa se ku twabyita gute utuntu dutoya nyine utudo babyita ubone banyamugushwa n'akadodo utuntu tumeze nk'utudodo tukazatwazanya amakimbirane utudodo rero hamwe n'ibiganiro wenda tubaha n'Imana ishobora ibintu byose idufashe tugende ducika rwose utudodo duciye utudodo tw'amafuti natetse umunyu mwinshi umuntu batetse umunyu mwinshi wamucitse impamvu yo kugira ngo mubipe ukoze byakubaho ugasanga induru iravuze uri kubyumva hari ibintu byinshi cyane birari byinshi ariko cyane cyane tugaruka kuri bantu bafasha abantu bakabagira nkaho bari muri prison nibuka ko umuntu akeneye uburenganzira bwe ni umuntu mukuru kuba ari umumama kuba ari umugabo yubatse urugo rwe kugira ngo rugirire mu burenganzira atahoranye abundi umuntu wundi cyane ko yageze ku rwego agomba kwiyubaka ubwe agomba kwirinda ubwe yakoze ikosa ararimenya niyagize gutoke ntabwo byakuraho ko tujya inama ngo twuzuzanye ariko nanone tugira ngo tugarukira wike ngo wa muntu uyu muntu ndamubaha bizageze ryari ese kumubaha niko ko umwana mwiza ese nimubaha bwo nzamuha imyaka ingahe sibyo ibyo byose ni bimwe mu bintu twarimo tugenda tuganiraho sinzi rero niba hari ikindi kintu mwashaka kumbaza nta kindi kintu birahari ibintu byinshi umuntu yakubaza ariko mu rwego rwo kugira ngo hatagira abitwaza ko twagigize kirekire cyane bakabura uko bumva izi nama n'impanuro z'aba bantu batoya turacyari bato ariko rero burya hari ukuntu umuntu akura ubunararibonye mu butoya bwe rero izi nama n'izi mpanuro reka icyo twemera ni uko ni nka episode ya mbere tuzakora wenda n'indi dukure darani nk'urubyiruko tuzakomeza wenda kugira ngo tumere abantu bari burebe kino kiganiro amatsiko hari ibintu byinshi abantu bibaza mu buryo bw'imibanire nyarwanda muri sosiyete cyane cyane mu rukundo urukundo rw'ubu ngubu akenshi tuzavuga ku bantu basenyutse basenywe bagasenyuka ese mfite ikihe gihombo kuba narasenywe nkasenyuka nihe nyungu mbifitemo ni ikihe gihombo biri gutera abandi bantu batoya hari n'uburyo abantu basenywa n'ababyeyi hari abantu basenyukira mu bubyeyi bwabo mu bwana bwabo papa na mama bakoze barwana bashyamiranye bagirana ibibazo bigakomeretsa wa mwana akaba atabasha kugira urukundo abo bose tuzagenda tubivugaho tunifashishije n'abandi kugira ngo tubashe kubasangiza ibiganiro kandi byabagirira umumaro timureka tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe maze ukemera kuduha ibitekerezo byiza tunashimire nyine abantu bari bakurikiye kino kiganiro utarakora subscribe kuri Igihozo TV ni umwanya mwiza wo gusubscribinga no gusharinga video nk'iyi ikagera ku bantu benshi cyari kiganiro nyine cyiza twavuzemwo ibintu byinshi timamu twumvisha imbamutima ziwe ahakoreye channel yahuye n'abantu benshi Imana yamuhaye ubuntu manuze ubuntu mu abantu ndetse n'abantu bamuhaye ibintu ibyo ngibyo umuntu ntabwo yabihisha rwose murabona yuko rwose hagire kuri channel nabundi yarasanzwe yego arasobanutse ndabona telefone nziza aho ubwo ndabifite amateka wenda y'abantu
wahawe n'ubuntu ibyo byose ni ibintu byiza cyane wenda narigeze ahantu buriya hari uburyo baho ukennye iyo ukennye abantu ukennye ikintu gikomeye nta nubwo ari ibintu abantu ubwabo abantu reka nibo banyiri nibwo bukire kuko hari nk'igihe uba uri bitewe n'ubuzima ubayemo ukicara ukigunga ugategereza ko ari guhamagara ntuyibone ugategereza umuntu ugatekereza nawe wahamagara wenda ntanakwitaba cyangwa kwitaba nta tayima guhaye kuba byonyine ufite abantu baguha umwanya wabo yego nibyo kubaho timureka tugushimire cyane Imana iguha umugisha kandi ikomeze kuhagura yagure ni Igihozo TV online ciao bye bye